Okay, nge nakoze ibikorwa byinshi narimo nka filime na kimwe zigakundwa harimo Maitre Nzovu. Maitre Nzovu urimo? Yeah, Maitre Nzovu Kigali knockout. Like nka Maitre Nzovu twarekoze bigezaho bikunda bitangiye kubona amafaranga bitewe na company nyinshi zibirimo babishwaniramo kubera amafaranga bituma twebwe abakinnyi babo hasi tubihomberamo bituma n'izina konyeka ko yaje kongera guhagarara ahubwo. Welcome back my people, kanda subscribe kuri Watch Family TV, ukore share, like and comment kino kiganiro ubundi dukomeze tubane. Uyu munsi noneho nabazaniye umutumirwa wacu uyu munsi araza kutwibwira, aratubwira impano afite, akazi akora, abantu yagiye akorana nabo gake gake kugira ngo tubashe kugira ngo tumumenye. Twamusanze mu kazi, turamubaza twihuta kugira ngo abashe kwita asubira mu kazi kiwe kugira ngo bitagira ikintu bibangamaho. Umunsi turi kumwe n'uwindi agira ngo muri kumubona, aratangira twibwira atubwira icyo akora kugira ngo dukomeze kugira ngo tuganire nawe. Welcome my people. Okay, murakoze cyane Dizzy. Okay, unje mwuga wanjye nkunda cyane muri rusange. Oya, ikintu cya mbere buriya kumva amazina witwa nde? Amazina yanjye banyita Boy Karamadani. Boy Karamadani. Nkaba ndi umukinnyi wa filime ndetse ndabikunda cyane, sinzi ukuntu nabikubwira. Utuyagana Okay, nge nuye hano mu gace hano hafi mu bino Biryogo, niho navukiye, niho home, niho byose byanjye. Yegereze Mike. Utuye hano nga mu Biryogo niho mu rugo. None hari ukora ibijyanye n'iki akazi gasanzwe? Okay, akazi gasanzwe nabirenze nge nkora moto cyangwa si imodoka akabonetse kose ndatumika. Uri umukanishi muri make ya nyine cyo. None sasa ukuntu Boyka rero ngenda kuza ariko abakunzi ntago bakuzi. Ngenzi ibya talented yawe ikurimo niyo ngira ngo usangiza abakunzi, nyine abakunzi babwira ikintu ushoboye muri media, nyine ushoboye gukora iki kugira ngo babashe kugira ngo bakumenye nyine to ubundi dukomeze. Muri media nyine nshoboye actinga like nk'umukinnyi wa filime wabigize umwuga like mbega nyine action movie. Action movie mbega niyo flavor yanjye, mbega iyo mbirimo mba numva ari byo byanjye. None ibyo bintu bya action movie cyangwa actinga wabitangiye igihe ki? Ntago ari kera, ni mu 2018 ndabyibuka icyo gihe. Mu 2018 twaba turi muri 2024. None kuva kuri uwo mwaka kugeza kuri nguyu hari ibikorwa wagiye ugaragaramo? Byinshi cyane naranakoze cyane, byiza cyane narakoze. Mfite n'abantu benshi twagiye dukorana na turabikora cyane biranakundwa. None ubu aka kanya sibyo? Akanya kuva 2018 kugeza muri 2024 ibikorwa wagiye ukoramo hari ikintu byagiye bikuzanira cyangwa? Byanzaniye ibintu byinshi cyane, byatumye muri nge niyumvamo ko ari nge, numvamo ko impano yanjye inarenze cyane, ariko haba harimo n'imbogamizi. Ntabwo ibintu byiza nk'ibyo byaburamo imbogamizi, ariko izo nge sinzitaho, nge nita ku byo nshaka ngakomeza ngakora kugeza igihe. Utihuse cyane tukiri aho ngaho uravuze ngo imbogamizi zo muri acting cyangwa action movie, urumva nyine uri umukinnyi wa filime, imbogamizi wagiye uhura nazo wazibwira abanyarwanda nyine bakumva? Imbogamizi nabirenze, ni kwa kundi uhuza n'abantu ngo mugiye gukorana mugakora, ariko kubera ko nta mbaraga nta n'intego baba babifitemo n'ubushake bigashiduka bikwamiye muri edit gusa. Twashutinze twakoze ibiki, ariko kubera nta mbaraga ni muri edit niho bikwamira. Iyo nyamara sometimes ubwo mwakoze ariko imbaraga zabonetse nyine, imbaraga nyine zabonetse mu kweditinga bya bintu mwakoze, ndetse na share no kugira babisharinge n'abandi bose babishaka. Nese nagikorwa na kimwe wigeze ukora ngo kibooming ngo abantu bakirebe? Okay, nge nakoze ibikorwa byinshi narimo nka filime na kimwe zigakundwa harimo Maitre Nzovu. Maitre Nzovu urimo? Maitre Nzovu Kigali knockout. Like nka Maitre Nzovu twarekoze bigezaho bikunda bitangiye kubona amafaranga bitewe na company nyinshi zibirimo babishwaniramo kubera amafaranga bituma twebwe abakinnyi babo hasi tubihomberamo bituma n'izina konyeka ko yaje kongera guhagarara ahubwo. Yarahagaze bitewe nuko harimo ibintu by'amashyamiranye kubera amafaranga yabo. Ni by'abantu nyine basanzwe baba bashaka kuzana byo kuryana nyine. Bararyanye nyine, twebwe nk'abakinnyi nyine tubihomberamo kuko twe twari dushaka kugera aho tugera kubera ababosi bacu, niko nabita, batuma dufiyaringa tujya. None se uri guhora uvuga ngo ijambo ababosi muri iyo action movie cya acting, nta munsi ugeze wifuza kuba wakreating ikintu cyawe noneho uvuga ati ni icyanjye utari gukorera undi muntu? Umva,
ibi bintu biravuna, ntabwo ari ibintu wahita ufata ngo wowe ubwawe ukore. Ni ibintu bisaba amafaranga, ni ibintu bisaba umwanya, kwitegura buri kimwe cyose gishoboka, cyane cyane amafaranga. Kuba bikundaga cyane cyane amafaranga. Nari ngize ngo ahubwo warugambwira ngo umwanya, nibaza ati ku kintu wakundaga gute wakiburiye umwanya. Amafaranga like abakinnyi urabaha iki, ibikoresho ushaka gukora movie, hari ibintu byinshi movie isaba, ntabwo ari ibintu kuza ngo ushyire kamera hariya yegereze mic, ntabwo ari ugufata kamera ngo ushyire hariya ngo movie irabaye. bivuze ngo hari budget bisaba kandi iremereye. Ushaka kwereka abanyarwanda ibintu bizima bisaba gutegura amafaranga. Mu gihe nawe ufite rero handi wisunga bari aba boss, urebe ko byibura bashoramo makeya nawe ukazanamo ubwo bushobozi and then mugakora. Ariko hari igihe uzana ubushobozi, imbaraga aba boss bakazana ubushobozi bigakwamira mu kirere. None se mu mpano yawe cyangwa se iki waba warayigejeje wenda ku banyarwanda, hari feedback wenda wagiye wakira, bagiye bakubwira ko ukora gute akazi, iyo acting cyangwa action yawe imeze gute, hari feedback bagiye bagutamo ukareba ukazimenya? Abanyarwanda ndabakunda cyane, bane motivation narenze cyane ku buryo n'aka kanya ubu magaze neza kuba mfite ubushobozi ngewe ubwanjye revo nari kuba ndiho ndahise, kuko abanyarwanda baradukunda, baradushyigikira cyane bishoboka. Neza kuba mfite ubushobozi dizi nari kuba narageze kure, kuko kuva 2018 nakoze imyaka 2 mbona biri kugenda bizamuka cyane. Abanyarwanda bakambwira ati congratulations, komereza. Ese hari ikintu nibaza, bari abahungu muracyakorana? Bari abahungu bitwa abashyashya na Kasta? Bari abashyashya na Kasta turakorana, iyo byabaye ngombwa bakanyambaza, kambwira ati boy kandi urakenewe mwaza. Ariko ikintu kimbabaza ntabwo birenga umutaru ngo bigere kure wapi, niba birimo imbaraga nkeya cyane. Ariko rero Imana tuzabikora. Ukwiye rero nawe nimba ubona yuko ujya mu bintu by'abandi nyine ukabona ko bifite imbaraga nkeya, bari ready yuko nawe watangiza nyine project yawe tu, noneho wowe nawe izo mbaraga nke abandi bashyiramo, noneho wowe uzishyire muri project yawe. Ibyo byose no kubigeraho kubera Imana. Biramutse bibaye gutyo, nkeka ko aricyo kintu cyaba aricyo kizima nyine. Nimba wenda wowe wagiye unenga iby'abandi yuko aribyo byagiye bicika intege sometime, ubwo biravuga yuko nyine nawe creating a project yawe ubundi ushyiremo imbaraga, noneho nawe uvuga ati za mbaraga batashyizemo reka noneho nge nzishyire mu gikorwa cyane. Brother, izo nzozi nizo zanjye, niyo ndyamye mu nzu, nibyo bintu mba ndi gutekereza, iyo ndi gutera intambwe nicyo kintu mba ndi gutekereza. Akabazo k'amatsiko, nk'ubu turi 2024, uramutse ukinnye filime guhera none aho ubu ngubu uri kumva, wenda tukagera 2028 nta musaruro urazanamo, wabyifatamo gute? Ntabwo bishoboka ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ahantu hose hari ubushake n'ubushobozi nta kintu kijya kinanirana. Oya, sometime n'ubundi hari icyo bita kuba underground, kandi kuba underground sibyo nta gihe nyirizina nyine bihari bifatire, kuko kuba superstar nyine biratungura. Nanjye rero nkubaje ati biramutse bibaye wewe aka kanya witeganya ati kuko n'imyaka 10 yashira tu, ako nyine ndibaza ati ikintu cyo nashaka kumva nimba wabikomeza cyangwa wabivamo. Brother, ibi bintu ni ibintu byanjye, niyo nagira imyaka magana ngahe, niyo nagira gute, Imana ikinije ubuzima bwanjye. Brother, nta kintu na kimwe nge natakorera ino sinema yacu ya action movie, ntacyo. Bivuze ngo still action movie ugomba gukina movie. Uko nafiyaringa kose nzi ko ubwo kugufiyaringa cyane aribyo bimpa imbaraga zo gukomereza imbere, kuko ntago nafiyaringa paka. Abanyarwanda barabikunda, baratuzi, ahubwo barashaka ko dukora, baradutegereje, ahubwo baratubuze. None se muri ibi bintu bya action movie ugiramo role model, icyo bita nyine umuntu ureberaho cyane? Ndabafite like Boyka bazina nyene, agakurikiraho bita Donien. Abo bantu kari babiri nibo bamotiva. Uvuze abantu bo hanze. None se mu Rwanda hano nta munyarwanda umotiva, kuko nyina action movie. Action movie ariko akenshi njya mbona n'abashitani bazikina. Bariya n'abapampe turakoranamo hariya, ntabwo bamotiva kuko nabo barasi bamotiva miki. Bara nyine n'abapatina nyine bamuri kumwe n'afanga, tuba turi gufatanya kugira tubizamure. Ariko ikintu kimbabaza, ibintu byose dukora babigumisha hasi muri edit, ntabwo bashaka kubyamamaza. Bivuze ngo mu Rwanda nta muntu urabona wanyavuga ati byuzuye umuntu yambere urugero. Reka nawe gusa ntabwo bambere urugero, ahubwo nabifashisha tugakorana tukazamurana, ntabwo mbafetse. None tudatinze nyine tugana ku musozo, nimba hari nk'ikintu wenda wabwira abanyarwanda cyangwa wabasakazaho wakibabwira, and then nyine ubundi tugafunga, kubera ko channel yacu n'umundi twayifunguye kugira ngo
tugerageze dushake abantu tubakoresha ibiganiro bavuge ikibarimo. Nuvuga ngo dusoza rero niyo mpamvu nanjye nshaka yuko uvuga ikikurimo ugatanga igitekerezo. Ikintu nabwira abanyarwanda ni kino, ukagira icyo babwira nyine muri make. Okay, ikintu nabwira abanyarwanda ni ikintu kimwe cyane, uko urukundo badufitiye bakomeze barutwereke. Natwe ntago ari twebwe n'ubushobozi buke, tubona ubushobozi no gukora ibyo bashaka, nukomeza bakadushyigikira nk'uko bisanzwe, tubasaba kwihangana ibintu byose bigenda bitubaho mu buzima. Ntago ari twebwe n'igeno rya Allah. Mu gihe rero igeno ritubayeho no kwihangana, ubushobozi n'ubushake turabufite, n'ibikorwa iyo tubonye iyo bibaye ngombwa turabikoraho bishobotse. Ariko no kubasaba kwihangana bakakomeza bakadushyigikira, bagakora share, bagakora subscribe, kugira ngo u Rwanda rwose rukomeze rumenye ibyacu. Okay, hanyuma Boyka, wagushaka hari imbuga nkoranyambaga ukoresha ku buryo yakubonaho? Okay, no, nta mbuga nkoranyambaga ngira, ibyo byose twarabigize bigenda bifaringa, ariko gusa ushaka neza hano wankora, wakandika ijambo cyitirwa ukahita tubona. Iyo niyo channel. Nari binanu ngaho n'ubundi ni mu rugo n'ubundi hano hafi yo kurana Trakome. Hano ngaha kabisa ni haba ari umuhungu. Ubwo ngubwo niho wamusanga. Murakoze cyane. Yari Boyka, twari turi kumwe n'umukinnyi wa filime, n'umwacteur, n'umwaction movie. Umushaka nyine wamusanga inaha ngaha muri biryo gusa uburi akenshi. Hano niho ku Gasima niho tuba turi gushakirishiriza ubuzima. Gake kabisa. Okay guys, murakoze cyane, mwakoze kubana namwe nacu, mwakoze kubana nacu. Ciao still mukore subscribe, share, like and comment kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Utanga igitekerezo muri comment, ubaye hari ikiganiro cyangwa se igitekerezo washaka kutugerezaho muri comment hasi muri caption harimo nimero zacu waduhamagara kugira ngo utange igitekerezo cyangwa ushireho inyunganizi yawe kugira ngo dukomeze duterane imbere twese. Murakoze cyane.